ukureba abona yuko utari muto uzashaka ryari Imana nibishaka gahanga umugenzi kabagiye ejo sahanjye mura nkuteganyiriza imyaka 100 ariko nkakubara cyane nk'uzapfa ejo bifite muri gahunda ariko none sare indwara ndwaye ngenda nkina no kuvuga se buri koko ni filime y'uruhererekane inyura no kuri iki gitangazamakuru gikuru mu Rwanda birumvikana RBA kuri televiziyo yacu y'u Rwanda kuva mu kwa gatatu 2015 kugeza ubu ngubu imyaka 6 yarahise turi mu wa 7. Papa Sava nayo ni ikindi gihangano cyanjye noneho bwite nkora ariko noneho gica ku mbuga nkoranyambaga izindi nk'inshuti nka Ngiga mu nshuti friends nayo ni yindi yacaga ku mbuga nkoranyambaga Sekaganda nabyo nuko mvumbuko yo yari ikinamico ubungubu wenda hari yindi ndimo gukora nayo yita hano yitwa Ejo Sikera aho nyina Mondi Siliveri iyo ntagira amara ndumva tumaze guhitisha episode 7 gusa urumva rero amazina yose nyine akomoka mu bwamamare bw'ibikorwa umuntu aba yakoze. Ibyo bikorwa byose biracyahari cyangwa hari ibyagiye bisenyuka? Hari ibyageze ku iherezo ryabyo ariko kubera ko ari amashusho ibindi bikaba amajwi bigumya bigaruka. Nari mvuze nka Sekaganda muri zirara zishya abagifite amasede barabireba, inshuti friends abagifite bakireba nyine ku mbuga nkoranyambaga barayibona. Ariko tuvuge nka se buri koko nkubwiye ko imaze imyaka 6 dutangiye wa 7, Ejo Sikera iracyariho, Papa Sava imaze imyaka irenda kuzuza 3, ibyo byose biracyahari. Ibyavuyeho kubera iki? Ibyavuyeho nuko byarangije igihe cyabyo nyine. Tuvuge nka mvumbuko navugaga y'ikinamico yari ifite ama episode yayo ngira ngo ni 360 ararangira nyine iyo projet irarangira. Inshuti friends nayo abayikoraga nabo ngira ngo barayirangije, abakoraga zirara zishya barayirangiza, izindi ziracyakomeza n'izindi zizavuka nshyashya. Gukina amafilime wabyinjiye mu butini nibyo wakuze ukora cyangwa se ni impano yakujemo nyuma? Gukura mbikora byo urumva byaba ari ibindi. Icyaro navukiyemo ngira ngo bigoye. Urumva tuvuge wavukiye ntago ari kure y'umujyi ariko ni mu cyaro. Navukiye Kiyanza ni muri Ntarabana, byumvikane ko ari mu karere ka Rulindo, kandi mbere burya ibyo babaraga superfegitura yahuzaga Mugambazi, Imbogo na Rutongo. Rutongo icyo gihe ageraga hano mu Gasyata kuri Nyabugogo, iyo hagendaga n'amaguru kazi rwose. N'ubu barahagenda bajya muri Mineke njya mbabona, cyangwa bazanye amata. Nashobora no kwibaza niba icyo gihe wari uhazi i Kigali. Icyo gihe ryari kera cyane nyine mu myaka yawe y'ubuto? Mu myaka y'ubuto mu myaka y'ubuto subwo niyi nageze Kigali 1992 nko mu kwa 9. Si kera cyane byanze bikunze. Nari mu wa 6 wa primaire. Urumva ko atari kera, ariko nakumenyesha ko iyo Kigali babaga bakinnye umupira twariraga hanze kubera amatara yo kuri stade yacanaga mu rugo. Mwarayabonaga cyane. Ibi byo gukina filime byinjiye muri ryari? Nabyinjiyemo 2008 shyira 2009. Ariko ubundi sibyo nabanje mu buhanzi busanzwe. Nabanje mu busizi 95 nsubiye muri secondaire kuko jenoside yakorewe abatutsi 94 yabaye nge maze ibyumweru 2 muri secondaire, ibihembwe 2 muri secondaire. Mbura amafaranga asubiza aho nigaga muri esa ya Gisenyi. Mbura amafaranga asubiza njya kuyahingira. Nyuma yo kuyahingira nsubira gukora ikizamini cya primaire. Mu guruko kugikora rero nibwo natangiranye no guhanga. Icyo gihe haragezweho guhanga ibihangano bijyanye n'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Nzamuka niyo nza kwinjira mu gukina ikinamico z'umuntu umwe niga muri college ya Ririmo kuva mu 1998 ntwara ibikombe kuva mu karere kuzageza mu rwego rw'igihugu.
nza kugira n'amahirwe mbona ababinkundisha harimo abadepite baturukaga muri Canada ndabyibuka, baza kunzanira ibitabo bampa inkuru za ba Romeo na Juliette n'abandi. Ndakomera nza kwinjira muri kaminuza, bigeze muri 2004 nza gukorana none undi muvugo wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ntoranywa mu bagomba kuvuga kuri stade icyo gihe. Nza kugira amahirwe yo guhura n'aba bantu bo muri Canada bazaga ubundi bari muri World Division, ariko bahagarutse ari abadepite bari kumwe na Romeo Dallaire muri icyo gihe cyo kwibuka. Tuvuye kuri stade biba ngombwa ko dukomezanya i Nyamata, duhura noneho bambwira ko umuntu arakomera, utangira byoroshye ugatangira ari utuntu tworoshye, abantu baguhereza ikaramu undi agushima akaguha dictionnaire, bikaza kurangira nyine ubaye umuntu mukuru, nkuko nabo batangiye ari abantu bagenda gutyo biza kurangira ari abadepite. Nuko none ko hari abantu benshi bakuzi mu bwarimu uracyabukora ukabuhuza niba ukora? Ubu nkora icyo bita nabyita ngo iki non schooling education, ni ukuvuga ni ukwigisha ariko bitajyanye na porogaramu ihoraho. Ibihangano byanjye nkora birimo inyigisho. N'ibyo ku ruhande rumwe n'ibyo hari ibyo kujya mu ishuri akavuga ati ese buri koko niyitegeka Garasiyani tumumenyereye mu ishuri yafata ingwa akajya ku kibaho cyangwa kompiyuta. Ibyo ntabwo nkibikora, niyo mpamvu nakubwiye ngo nanjye ubu nigisha biciye mu zindi nzira. Kandi nishimira neza cyane ibi bintu ndimo ko ari byo ngewe nakozemo defense. Sinzi ukuntu igitabo kirangiza kaminuza ngewe nakoze ku ruhare rwe. Kuki wanze guhagarara imbere y'abanyeshuri wenda ngo ufate ingwa? Oya, ko byanga ni guteze. Erega abanyeshuri isi yose ni abanyeshuri kandi isi yose ni abarimu. Sinabyanze, ahubwo nahinduye uburyo. Noneho nyuma y'uko winjiye muri sinema bimaze kukugeza kuki wenda bitandukanye n'ibyo wakoraga mbere? Birangeza kuri iki gituma nyine ndi hano mwana ntumiye. Nase ugira ngo n'abarimu bose bo mu Rwanda bose mutumira? Reka naramenyekanye, umuntu aho yaba ari hose ku isi yose aranzi. Ndavuga cyane cyane umunyarwanda cyangwa se uri muri za miliyoni 40 zivuga ikinyarwanda, aranzi n'inshuti ze zitanakivuga zitanacyumva baranzi. Icyo ni kimwe. Ntabwo mu byo nakoraga wenda abanyeshuri nabo bashoboraga kunyamamaza, ariko ntabwo byagera kuri urwo rwego. Ibyo nakoze byambanjirije byatumye nanjye mbasha gukora proje zanjye, nanjye nkagira abandi mpakazi. Ziriya filime zose wavuze niko zikwinjiriza kimwe cyangwa se hari izo ushyiramo imbaraga kurusha izindi? Kwinjiza kimwe bisobanuye ibintu bibiri, kuko inyungu ku muntu ni ibintu bibiri nanone. Hari inyungu icyo twita inyungu morale, z'uko wishimye, wanezerewe, wanejeje abandi, urumva ubirimo, izo zose ziranyinjiriza nyine. Hanyuma hari n'izo bita inyungu materiyeri, byumvikane ko zose zitanyinjiriza kimwe. Iyo nkinnye episode 10 n'iwanya niyo nkinnye imyaka 7, ntabwo ari bimwe. Kimwe nuko zirashobora kuba ari filime nkakina publicity imwe igakuba amafaranga yose maze guhembwa muri izo zose, ariko publicity nyinnye nayibonye kubera ko ndi muri ibyo ngibyo. Ntabwo rero zose zinjiza kimwe, ariko zose zimfitiye umumaro imwe ku yindi. Hari yitwa Kubwimana arakubaza ati imbaraga zo gukomeza ugakora uzikura he? Nzikura mu bantu nyine, nzikura muri izo nkomezi babo. Ikindi nzikura nyine yuko ntandagara mu muhanda ngo mbikore nsabiriza, cyangwa se mbikore ngurisha n'imyenda nambaye mbe mu kwicuza. Ni akazi nyine, ni akazi. Uyu yitwa Nkurikiyimana yagize ati mutubarize niba yaba yumva yarageze ku gasongero k'impano ye muri filime, cyangwa niba afite izindi ntumbero atubwire aho yifuza kugera mu myaka 10 iri imbere. Agasongero ndamutse ngagezeho nahagarara nkaruhuka, kandi soko isi iteye. Isi ntabwo iteye yuko wumva ko wagezeyo ngo uhite urekera aho ngaho. Ndacyakora n'ingufu zose mfite kugeza ku mwuka wa nyuma. Icyiza rero nuko nahisemo ibintu bidasaza. Ndakina ndi umwana, nyine ndi umuhungu, nzakine ndi umugabo, nzakine ndi igikwerere, ndi jigija, nzakine n'iz'abasaza. Hari igihe amashusho ya nyuma bayafatira mu bitaro.
iyo ni umwuga mwiza si nko gukina umupira umupira ku myaka yanjye ubu barajogotse ubu barimo gutoza tu ariko gukina wapi. ufite impano zitandukanye uzi kuririmba byose ndagerageza. turirimbire mushaka iyi imwe mu ndirimbo zawe ukunda. izanjye nkunda bisaba gitari ntayo mwamanitse aha ariko uyu munsi ni kuwa gatanu kuwa gatandatu nijoro turatarama na ba epa niko bimeze hari muri karahanyuze reka njye ndetse kujya muri karahanyuze njye muri gakondo. abagore beza bunesi ni nk'uko numva ndiyo ibyo ni byo nahereyeho kubyina no kuririmba intwatwa ibi bitandukanye. uko uzamura ijwi gutyo ni nako ushobora kurizamura muri filime cyane gute. ariko siperansi ngenda ndashaka kukubaza vema ndashaka kukubaza ngenda byutse mu gitondo ndavuze ntingiye guhahira urugo rwanjye urumva nsimbutse imikoko ndagiye urumva mbonye udufaranga natuzanye ngeze aho ngaho wowe n'umukobwa wanjye murabuze muti uratunyetse siperansi wowe ushaka w'ikiko kandi ntabwo nzi icyo abantu baba banshakaho ngewe iki ni ibintu byoroshye. ibyo mukina mubihuza gute n'ubuzima bw'abaturage. ubuzima bw'abaturage nkanjye cyane cyane wize kwigisha nakubwiye ngo noneho ubu ngubu ndi muri informal education ntabwo nkwiye gukora ibintu bidafite icyo bisigira sosiyete niwo mutwaro ndiho. nka papa Sava yanjye nkora izo bita TFDs Theatre de Development kuvuga ko hari ikibazo uba wambwiye nkagisesengura tukareba n'iki kibitera hanyuma ingaruka ni ikizihe n'ibihe bisubizo byaboneka ninde wabikora twe tukabikina nk'umukino kugira ngo cya kibazo abantu bagitekerezo niba twebwe nta n'ibisubizo twabona ariko turangira umuntu ko ibyo bintu biriho kandi nawe yabikuramo ibisubizo. ntabwo mvuze ko byose tubikora 100% kuko hari igihe biba gushimisha abantu entertainment ikaburamo ariko twebwe icyo twifuza ni ukwigisha ariko tunashimisha abantu. muri make hanze bagufata gute dusoza. bamfata uburyo bubiri bamfata mu buryo bw'umukinnyi nk'umugabo udashobotse hamwe ahandi nk'umugabo hari aho bihuriye n'ukuri. wese undebe ubu wantinyuka nk'umugabo usuzuguritse umuboyi kajaganya iri aho ngaho abandi bakaza kumfata nk'umuntu mu buhanzi ufite ibitekerezo buri ku rwego rudasebetse bigira icyo bimarira abantu bifashije abandi bifuza kubana nawe. abandi rero bakamfata muri rwa rwego rusanze rwa sosiyete nyine akagabo kagufiya kabyibushyemo gakeya wenda kazanye akadege amafaranga yaraje n'ibintu bisanzwe. amasegonda 20 yonyine dutangira bavuze ko uri ingaragu ukureba abona yuko utari muto uzashaka ryari. imana ntibishaka gahanga umugenzi kaba yagiye ejo sahange nkora nk'uteganyiriza imyaka 100 ariko nkakubara cyane nk'uzapfa ejo. ufite muri gahunda ariko none se hari indwara ndwaye